uno mugabo yarari muri iyo nama y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ndetse na banki y'isi kandi akomoka mu Buhinde. Agiye gutanga ubusobanuro bw'icyo yise ubutatu bwitwa JAM. Kandi ino gahunda nshya y'isi yubakiye kuri bino bikorwa bitatu by'ikoranabuhanga. A digital ID. Igikoresho cya mbere yubakiyeho ni irangamuntu y'ikoranabuhanga. Igikoresho cya kabiri yubakiyeho ni telefone ukoresha kandi nanjye nkoresha. Igikoresho cya gatatu ni ifaranga ry'ikoranabuhanga. Noneho nimukurikirana ibi ngibi. See, I think if you think what are the tools of the new world? Mbese nibihe bikoresho bya gahunda nshya y'isi? Ibyo bikoresho ni ibi ngibi. Everybody should have a digital ID. Buri wese agomba kugira irangamuntu y'ikoranabuhanga. Everybody should have a bank account. Kandi buri wese agomba kugira konti ya banki. Everybody should have a smartphone. Kandi buri wese agomba kugira telefone igezweho. Okay. Then anything can be done. Ibyo byose nibimara kubaho, ibyo dushaka byose bizaba birangiye. Everything else is built on that. Kubera ko ibindi byose muri ino gahunda nshya y'isi byubakiye kuri ibyo bitatu. We were talking about this before we came onto the panel. The three basic things. Ibyo ngibyo twabivugagaho mbere yuko dutangira. Ni ibintu bitatu by'ibanze, ibindi byose byubakiyeho. A smartphone. Birimo telefone igezweho, a bank account, konti ya banki, and a digital ID. Ndetse n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Yes. That's where every nation. Ibyo ngibyo bigomba kuba mu bihugu byose. In India, it's been named by the Prime Minister the JAM Trinity. Twebwe mu Buhinde ibyo tubyita ubutatu bwa JAM. Jan Dhan, which is the bank account. Jan Dhan iryo ni ijambo rya mbere risobanuye konti ya banki. Aadhaar, the ID, and Aadhaar bisobanuye irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mobile. Ndetse na yemu bisobanuye mobile cyangwa telefoni. That shouldn't cost that much. Mbese ibyo ngibyo ntibihenze? Nothing. Hoya habe na gatoya. Did you catch his JAM Trinity? Mbese ririmo riravuga neza ibisa nk'ibyo ngibyo. Buri bufasha bwose bw'isi bugiye gukurwaho. Ntabwo mbabwiye ngo ufite telefoni ayita ubu ngubu cyangwa se ufite irangamuntu ayireke. Ntiwiteze ibihe by'amakuba kandi bitari ngombwa. Ahubwo ndakubwira ngo sobanukirwa neza ibigiye kuba kandi utangire witegure ubu ngubu. Mbese ni bangahe muri mwebwe mwari muriho ano matelefone agezweho ataraza mu isi? Uri ibumoso nawe reba hano. How many of you remember the good old days? Ni bande muri mwebwe mwibuka iyo minsi myiza ya kera ubwo tutari dufite amatelefone agezweho? Mbese mwabashije gukomeza kubaho cyangwa ntabwo mwabayeho? Muribuka kandi ya matelefone manini yagitangira kwaduka? Big thing like this. And we survived. Muri ibyo bihe twakomeje kubaho. Rero ntukemera abantu bakubwira yuko rino koranabuhanga rikeneye ubuzima bwawe bwose. Igihe kigiye kuza ubwo bino byose uzaba utakibikeneye na gato. Noneho hano nimurebe uko ino gahunda nshya y'isi yubatse. Ibi ngibi ndagira ngo mubirebe mwitonze cyane. Byasohowe nanone na rino huriro mpuzamahanga rishinzwe ubukungu bw'isi. Mu kanya rino huriro rishinzwe ubukungu bw'isi rimaze kuvuga ngo iki? Riravuze ngo n'ubu udafite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga ibintu byose ukenera mu isi bizahita byifunga. Noneho reka turebe ko ibyo ngibyo biteguye. Navuganaga na mwene data umwe mu kanya ku byerekeranye n'ino gahunda, tureba uburyo kino ari cyo gikorwa cya nyuma bagiye gukora kugira ngo noneho babashe gusohoza ibyo bashaka byose. Hano baranditse ngo without this ID, n'ubu udafite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga ibi bintu byose uko ari 10 nta na kimwe uzongera kubonaho uburenganzira. Number 1, healthcare. Icyambere bavuzemo serivisi zose z'ubuzima. Baranditse ngo kugira ngo abantu bose bazongere kubona ubwishingizi ubwo ari bwo bwose cyangwa se imiti cyangwa se kugera ku byuma byo kwa muganga cyangwa kubonana n'abaganga kugira ngo babamenyeshe ibibazo byabo bafite, ufite ikibazo agomba kubanza kuba afite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Without a digital ID, ngo n'ubu udafite iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga nta serivisi n'imwe yerekeranye n'iby'ubuzima n'iby'ubuvuzi uzabasha kubona. Mbese ibyo ngibyo biratubwira iki ubu ngubu? Buri wese bitekereze. Number 2, financial services. Icya kabiri baravuze ngo serivisi zose z'amafaranga zigiye kuzajya zisaba irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ngo n'ubu ushaka kongera gufungura konti yawe ya banki cyangwa se guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bizajya bisaba yuko uba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ibi ngibi bisobanuye ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. If you don't have their ID, ngo n'ubu udafite kandi n'irangamuntu y'ikoranabuhanga ntuzongera kubasha kugera kuri konti yawe ya banki. Mbese ibyo ngibyo birakomeye? Ibi ngibi nibyo barimo baratubwira.
food and sustainability. Icya gatatu baravuze ngo ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ubuzima kugira ngo ubibone bizagusaba kuba ufite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. Barakomeza ngo kugira ngo abahinzi n'abakiriya babashe kwemererwa uburenganzira bwo guhinga no guhaha ndetse no kugira uruhare mu gucuruza ibiribwa byabo bagomba kuzaba bafite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. If you don't have their ID, ngo ubwo n'uba udafite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga nta biribwa uzongera kubona. number 4, travel and mobility. Icya kane baravuze ngo kugira ngo ubashe gukora ingendo mu binyabiziga ndetse no kwemererwa aho ujya bizagusaba kuba ufite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. Barakomeza ngo kugira ngo ubashe kugura itike cyangwa se kugira ngo ubashe kurenga umupaka hagati y'igihugu kimwe n'ikindi cyangwa hagati y'umugabane umwe n'undi bizagusaba kubanza kuba ufite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. If you don't have the New World Order's digital ID, ubwo rero ngo n'ubu udafite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga ya gahunda nshya y'isi ibyerekeranye n'ingendo z'uburyo bwose uzaba ubyibagiwe. you can't cross the border. ngo imipaka igiye kuzafungwa ku badafite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ni ryari kandi twabonye ibintu bijya gusa nk'ibi ngibi? Ni mu cyorezo cya COVID-19. Nta kurenga umupaka udafite ikarita y'urukingo. Right? Ibi ngibi byose rero bigiye kuzashyirwa muri ino rangamuntu imwe y'ikoranabuhanga. Next, number 5, humanitarian. Icya gatanu baravuze ngo kugira ngo ubashe guhabwa ubufasha bw'ibanze bizagusaba kuba ufite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. Barakomeza ngo kugira ngo ubashe kugera kuri serivisi runaka yihutirwa cyangwa se kugira ngo ubashe kwemererwa gukorera mu gihugu cy'amahanga uzaba ugomba kuba ufite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. Missionaries. Ubwo rero nk'abavugabutumwa bajya mu bihugu bitandukanye mbese bagiye gukorwaho ngo udafite ino rangamuntu nshya nta kintu na kimwe azongera kwemererwa gukora mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Mbese mwaba mwibuka ku by'umutingito ukomeye cyane uherutse kuba mu bihugu bitandukanye birimo n'ibirwa bya Karubeya, noneho umuguverineri mu ntara imwe muri ibyo birwa araza aravuga ngo tugiye kuza gufasha abagizweho ingaruka n'imitingito bose, ngo ariko mugomba kubanza kumenya yuko abagiye gufashwa bose bakingiwe. The jab. ngo utarakingiwe wese nta bufasha bw'ibanze na bumwe ari buze guhabwa. Mbese mwabonye yuko ibyo ngibyo byabayeho? Yego niko byari biri rwose. Muribuka nabo abantu bari barohamiye mu bwato mu nyanja imwe? Mbese mwarabyibagiwe? Ubwato bwararohamye kandi burimo abantu, ariko bagerageje kubarohora vuba maze babajyana ku birwa byari hafi aho ngaho. Ariko mu bari bari muri ubwo bwato umuntu wese wari urimo utarakingiwe ntabwo yabashaga kwakirwa kwa muganga kugira ngo babashe kumwitaho. It's coming. Ibi ngibi rero nabyo biraje. Udafite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga ntuzabasha gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga kandi ngo nta bufasha na bumwe uzongera guhabwa. Mbese ubwo bizagenda gute? Ibiza runaka nibiza aho utuye maze bigatwara urugo rwawe? Tekereza nibaza bakubwira ngo mbese irangamuntu yawe y'ikoranabuhanga iri hehe kugira ngo tugufashe? Without it, Bati niba utayifite nta bufasha na bumwe bwa ngombwa turi buze kuguha. you will not. Ngo nta gahunda n'imwe ya leta uri buze kwemererwa guhabwa. Mbese icyo gihe uzakora iki? Number 6, e-commerce. Hano ku cya gatandatu baravuze ngo serivisi zose z'ubukungu mu by'ikoranabuhanga n'ubu udafite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga nta na kimwe uzongera kugeraho. Barakomeza ngo kugira ngo wemererwe guhaha cyangwa se kwishyura cyangwa kwakira imishahara bizasaba yuko uba ufite ino rangamuntu y'ikoranabuhanga. No more Amazon for you. Ngo utayifite ntabwo azongera gukoresha nka Amazon. eBay. No more eBays. Ntuzongera kwemererwa gukoresha nka eBay. Waba uri umuguzi cyangwa se urugurisha udafite ino rangamuntu nshya ntuzongera kwemererwa kugura cyangwa kugurisha. Is that not the beast system? Mbese ino si imikorere y'inyamaswa mu by'ukuri? Icya karindwi baravuze ngo kugira ngo ubashe kugera ku mbuga nkoranyambaga izo arizo zose bizagusaba kubanza kuba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Barakomeza ngo kugira ngo ubashe gushyikirana n'abantu ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kugira ngo ubashe kubona izindi serivisi zose zigenerwa abakoresha imbuga nkoranyambaga nko kugira ngo ubashe kumenya amakuru n'ibindi cyangwa se kugira ngo ubashe gutanga amakuru yawe atuma winjira ku rubuga runaka login no kugira ngo uhabwe umubare w'ibanga bizagusaba kubanza kuba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Without this ID, ubwo rero n'ubu utayifite ntuzongera kugera kuri Facebook, YouTube, kuri YouTube,
Twitter, kuri Twitter, Instagram, kuri Instagram, TikTok, kuri TikTok, WhatsApp, kuri WhatsApp, website. cyangwa se ku rubuga rw'amakuru runaka, ngo nta na kimwe muri ibyo byose uzongera kugiraho uburenganzira. Email. Ndetse na email, aho hose ngo uzahita ukurwaho. Ibaze ibintu nk'ibyo ngibyo nk'umuguzi cyangwa se ugurisha. Cut off. How many of you use Mbese ni bangahe muri mwebwe mukoresha no mu application atandukanye mu gukora izo serivisi zose ngo muzahita mubikurwaho? Ngo abakoresha Adobe nabo bazahita babikurwaho. Icya munani baravuze ngo kugira ngo uzajye uhabwa serivisi izo arizo zose za leta bizagusaba kubanza kuba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Urugero ngo nko kwishyura imisoro kugira ngo ubashe gutora, ndetse n'ubundi bwoko bw'amafaranga leta itanga kugira ngo uzabashe kubibona bizagusaba kuba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Iki cyo kubuza abantu gutora nanjye ndagishyigikiye. Do you want to see your face on Mbese urashaka kuzibona kuri televiziyo y'igihugu bavuga yuko utishyura imisoro n'ibindi bitandukanye? Anga iyi rangamuntu y'ikoranabuhanga uzabibona. Mbese nibakubaza impamvu udatanga umusoro uzireguza iki? Uzavuga uti ntabwo mfite irangamuntu y'ikoranabuhanga? Bizaba bikomeye cyane. telecommunications? Icya cyenda baravuze ngo kugira ngo uzabashe gukoresha itumanaho iryo ari ryo ryose bizagusaba ko ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Kugira ngo uzabashe kugira simukadi yemewe ikora cyangwa uwundi murongo wose w'itumanaho bizagusaba kubanza kuba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ngo utabifite ntacyo azemererwa kongera gukora, itumanaho ryose rizahita rihagarara. Ino ni ya mikorere y'inyamaswa kandi turimo turabyumva biza. Ino ni gahunda nshya y'isi. Reka twongere turebe uko banditse. Baravuze ngo kugira ngo uzabashe gutunga no gukoresha igikoresho cy'itumanaho cyangwa se kugira ngo uzabashe kugezwaho amakuru yawe akwerekeyeho mu by'itumanaho bizagusaba kubanza kuba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Muribuka yuko bavuze yuko bashaka kwambura abantu ibintu byose kandi bakabaho bishimye. Ubwo na telefone nureba nabo uzayamburwa n'ubu udafite bino byangombwa nk'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Icya 10 baravuze ngo kugira ngo ubashe kwemererwa kugera mu mijyi igezweho bizagusaba kubanza kuba ufite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Barakomeza ngo kugira ngo babashe kugenzura ibikoresho byose by'ikoranabuhanga no kumenya uko amakuru ahererekanywa, urugero ingufu za essence umaze gukoresha, urugero rw'umwuka ukeneye, cyangwa se uko urimo uragenda mu mihanda migari, ngo uzaba adafite n'urangamuntu y'ikoranabuhanga nta mujyi azongera kwemererwa gukandagiramo. No entry. Ngo nta kuwinjiramo nta no kusohokamo. Imagine that day. Tekereza ibihe nk'ibyo ngibyo. That means if you live somewhere in the country, you can't come into the city. Ibyo ngibyo bivuze yuko uzaba utuye mu cyaro atazongera kwemererwa gukandagira mu mujyi adafite irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ibi ngibi rero ni gutya bimeze. Reka noneho tugaruke hano mbere yuko dusoza. So we began with the IMF, right? Twatangiye tureba ibijyanye n'ibya IMF ndetse na banki y'isi ko ngo bagiye kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga kandi bihurijwemo hamwe n'amakuru y'ubuzima. Noneho nimurebe hano, ni mu kwezi gushize no makuru yatangajwe. Baravuze ngo Papa Francis yahamagariye gusanwa ibyangijwe na COVID-19 mu isi yose mu butumwa yahaye banki nkuru y'isi ndetse n'ikigega mpuzamahanga cy'imari aricyo IMF. Niyo mpamvu bino utabitandukanya rwose. Right? And it's all about the economy. Kandi bino byose bishingiye ku bukungu. Ino ni imikorere y'inyamaswa, ariyo nyamaswa iyoboye isi yose. Watch this now. It's the same IMF. Kandi muri kino kigega mpuzamahanga cy'imari mu kwezi gushize nanone cyahamagariye amabanki makuru y'ibihugu by'isi yose gutangiza ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu bihugu byabo byose. Ntabwo ari ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu gihugu kimwe, But international CBDC. ahubwo ni ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga mu bihugu byose. Ibi ngibi nigeze kubivugaho. Iri faranga rimwe ry'isi yose ryahawe izina rivuga ngo Universal Monetary Unit, bivuze ngo ifaranga rihuriweho n'isi yose, ari byo Unicoin. Now watch this. Without your Unicoin, Ngo utari muri iyo systeme y'ifaranga rimwe ntacyo uzabasha kwemererwa kongera gukora. Reka nanone twongere turebe ibi ngibi. See, I think if you think what are the tools of the new world, Mbese n'ibihe bikoresho bya gahunda nshya y'isi? Ibyo bikoresho ni ibi ngibi. everybody should have a digital ID, Buri wese agomba kugira irangamuntu y'ikoranabuhanga, everybody should have a bank account, kandi buri wese agomba kugira konti ya banki, everybody should have
a smartphone. kandi buri wese agomba kugira telefone igezweho. Okay. Then anything can be done. Ibyo byose nibimara kubaho, ibyo dushaka byose bizaba birangiye. Everything else is built on that. Kubera ko ibindi byose muri ino gahunda nshya y'isi byubakiye kuri ibyo bitatu. Everything else is built on that. Ngo buri kintu cyose cyubakiye aho ngaho. Hano baranditse ngo iri faranga ryitwa Unicoin, aribyo bivuze ngo ifaranga rihuriweho n'isi yose, ni ifaranga mpuzamahanga ry'amabanki makuru y'ibihugu agiye kuzajya akoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Barakomeje baravuga ngo kugira ngo ino mikorere y'ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga ibashe kugerwaho byuzuye, uburyo bwose bwo gutanga amafaranga mu ntoki bugomba kubanza gukurwaho burundu. Barakomeza ngo To restrict transactions in cash, kugira ngo babashe gukumira guhererekanya amafaranga mu ntoki cyangwa ubundi buryo bwose bwo kugurana imitungo, bazabanza gukuraho uburyo bwose busanzwe bwemewe gukoreshwa n'abantu mu guhabwa ibiribwa na serivisi runaka. Mbese ngo nukuri icyo bashaka gukumira uburyo busanzwe bwo gutanga amafaranga ni ukugira ngo leta imenye neza buri gikorwa cyose urimo gukora. Ngo bazagenda bagabanya amafaranga abantu bafite mu ntoki kugeza ubwo azagera kuri zero. that's tyranny, my friends. Ibyo ngibyo rero ni ubucakara bene da. What were we Mbese ngo ni iki kigiye gushyira uruzitiro rwa nyuma cyangwa se gufunga burundu amarembo y'umudendezo? Ni ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga ndetse n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, utibagiwe n'uriya mubare wahawe abakingiwe COVID-19. And the reality, as the financial system gets more controlling and more invasive, Ukuri guhari ni uko uburyo bw'amafaranga burushaho kugenzurwa cyane ndetse bukarushaho kwibasirwa cyane, bimeze nko kudushyiraho uruzitiro rukomeye rwo kutugota. Kandi iri faranga rimwe ry'ikoranabuhanga n'ariya makarita ahabwa abakingiwe hamwe n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, ibyo nibyo bikoresho bya nyuma bigiye gufunga amarembo. Abantu benshi ntabwo bazi ingaruka z'ibyo ngibyo kubera ko tumaze igihe kinini cyane dufite umudendezo mu byerekeranye n'amafaranga. Ariko ubwo ino mikorere izaba imaze gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye, tuzaba tugejejwe ahantu aho banki nkuru z'ibihugu zitekereza yuko imitungo yacu yose ari iyabo, kandi ko bashobora kudutegeka uko dukoresha amafaranga yacu ndetse n'ibyo twayakoreshamo. Not only our assets belong to them, Ntabwo ari imitungo yacu gusa bavuga ko ari iyabo, ahubwo ngo n'imibiri yacu bumva ko ari iyabo, intekerezo zacu n'umutimanama wacu nabyo bumva ko ari ibyabo. Ngwino ni iki? Ni gahunda nshya y'isi. Tumaze kugutwa bene data. watch this carefully. Noneho nimurebe bino mwitonze. Hano ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kanya twarebaga mu Buhinde, reka noneho turebe muri Amerika. Uyu ni umushinga w'itegeko watangijwe mu kwezi kwa gatatu muri 2023. Kuva icyo gihe muri Sena hatangiye umushinga w'itegeko wiswe Digital ID Act wo gushyira mu bikorwa irangamuntu y'ikoranabuhanga ku baturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Watch this. Nimurebe hano ko byanditse. Baravuze ngo gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga muri Amerika yagejejwe muri Sena. Barakomeje ngo uyu mushinga w'iri tegeko urasaba ko itsinda ry'inzego zishinzwe kuyobora ubufatanye bwa leta n'abikorera zongera umwete kugira ngo bazafashe abaturage bose mu gukoresha ubu buryo bworoshye kandi bwizewe bwo guhererekanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga gusa, bityo banagaragaze ko bose bari muri iryo koranabuhanga. So what's the purpose for this digital ID? None ubwo umugambi w'ino rangamuntu y'ikoranabuhanga ni uwuhe? Ni ukugira ngo bamenye buri kintu cyose kuri wowe uko cyakabaye. Mbese no kubera iki guverinoma ishaka kumenya ibyo byose? Ni ukugira ngo ibashe kugenzura byuzuye no gutegeka ibyo abantu bagomba gukora byose. Mwongere murebe hano nshuti. Barakomeje ngo igisubizo cyo gukoresha irangamuntu y'ikoranabuhanga gikomeje gushakishwa na guverinoma nyinshi ku isi. Inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi mu kwezi gushize yemeje ku bwiganze bw'amajwi 418% ko imikorere mishya y'irangamuntu y'ikoranabuhanga igamije guha abaturage bose b'ubumwe bw'Uburayi uburyo bwo kugera kuri serivisi zose z'ibanze mu bumwe bw'Uburayi bwose. Nkimara kubona bino byose nabibonyemo ikiganano cy'isu rigambiriye gusimbura imikorere yose y'amafaranga yari asanzweho y'ibihugu. Ibi ngibi niko byari bimeze no mu gihe cy'Abaroma. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose baravuze ngo amafaranga yose y'abanyamahanga yabanje guhindurwa mu ifaranga rimwe muri icyo gihe cy'ingoma y'Abaroma ya kera. Barakomeza ngo byari bitegetswe yuko amafaranga yose y'abanyamahanga agomba kubanza guhindurwa mu ifaranga rya shekeli. Amagambo y'umutuku baravuze ngo ubwo buryo bwo guhindura amafaranga bwatumye habaho uburiganya ndetse no kwikubira byakomeje gukura cyane kuko ariho hari isoko y'ubutunzi bw'abatambyi.
Do we see how type meets antitype? Mbese turi kubona amateka yisubiramo? Igisubizo ni yego. Let's pray. Nimureke dusenge. Father in heaven, Data uri mu ijuru, your word says you have not given to us the spirit of fear, ijambo ryawe rivuga yuko utaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo waduhaye umwuka w'urukundo n'imbaraga ndetse n'ubwenge buzima. Uduhe kwizera yuko udashobora kuduha ibyo tutabasha kwihanganira. None of us chose to be in this world in 2023. Nta n'umwe muri twebwe wahisemo kubaho muri ino si muri 2023. Ntabwo turi abacu ngo twigenge ku byerekeranye no kubaho cyangwa se gupfa. You allowed us Ariko wemeye ko tuvukira muri kino gisekuru. because you knew Kubera yuko wari ubizi yuko kubwo gufashwa nawe tuzabasha kwihanganira ibyo tuzanyura mu byose. Iyo biza ko bitameze gutyo, twari kuba twaravutse mu myaka 1000 ishize. Ariko washimye ko tuvukira muri kino gisekuru cya nyuma. Uduhe kwizera yuko uzaduha ibikenewe byose, iby'umwuka, iby'umubiri ndetse n'iby'ubwenge, kugira ngo tubashe kunesha bino bihe twamaze gukandagiramo, and what is going to get worse. kandi bigiye kurushaho kuba bibi cyane. Uduhe gutangirira ku guhinduka k'umutima, Because if we're unconverted, kuko imitima yacu niba idahindutse, bino byose nubwo twabimenya ntacyo byatumarira. Ariko nituba twarahindutse, tuzamenya yuko hari ibyiringiro muri Yesu Kristo. Uduhe kumenya yuko iby'ubuhanuzi byose twize muri uyu mwanya bigambiriye kudukangura mu by'umwuka, kandi ibyo tugiye gukora tuvuye ahangaha biba ari ukwitegura, maze tubashe kwizera Yesu Kristo kandi tudashidikanya. Ndetse kandi ubwo natwe twakira uduhereza no gutanga. Uha imiryango yacu yose kuba umwe mu kuri ndetse no mu mwuka. Uha abashoboye gufasha bagenzi babo badashoboye mu by'umwuka, mu by'umubiri ndetse no mu by'ubwenge. Warakoze kubw'urukundo rwawe no kubw'ubuntu bwawe, kandi turifuza kuzagira mu isi itarimo ihuriro mpuzamahanga rishinzwe ubukungu, itarimo ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga, itarimo n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, itarimo n'amatelefone agezweho ndetse n'andi mategeko yose ya Satani y'agahato n'ukundi kubuzwa umudendezo mu buryo bwose, ahubwo izaba ari isi irimo amahoro y'iteka ryose. we thank you that that day is drawing near. Turagushimira yuko uwo munsi uri bugufi, nuko rero turinde gucogora, ahubwo duhe gukomerera mu buntu bwawe, nk'uko ijambo ryawe rivuga mu Bagalatiya igice cya 6, ko tudakwiye gucogora gukora neza, kuko tuzasarura nitudagwa isari. Ndetse amabwiriza duhabwa muri Luka 18 murongo wa 1 ni uko dukwiye gusenga kandi tudacogora. Uduhe kumara igihe kinini dusenga, tukwishyuza amasezerano yawe, kandi dusoma ibyanditswe byera, Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, kugira ngo tubashe kubona ubuyobozi nyabwo. Ubona ubuzima bwacu bwuzuyemo amahitamo, kandi ntabwo dushaka gukora amahitamo mabi maze nyuma tukazayicuza. Turagushimiye yuko twumvise, ubane natwe kandi ugendane natwe, uhe n'umugisha bumve bino byigisho bose. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen.